bakundana ariko zikundana ari babiri. Dutumira umukobwa n'umuhungu batubwira uburyo bahuye, batubwira uburyo bakundanye, batubwire n'imbogamizi zabayeho mu rukundo rwabo, batubwire n'icyatumye, ndetse tuzadutumira n'abasaza n'abakecuru bamaze igihe kinini bakundana, batubwire ibanga bakoresheje mu kugira ngo bagirane umubano ungana wo kuba basazanye, uko bamaranye icyo gihe, wo kuba mbese uko nabivuga sinzi, murabizi mu rugo kenshi abantu bashaka kuganira, hari n'abatuzajya dusanga mu rugo iwabo tubasha kuganirirayo mu gihe bashaje cyangwa se batari bubasha kutugeraho, tuzajya tubasha kubageraho. Banje kubasuhuza rero bakunzi ba Beriki TV, reka mbifuriza amahoro ndetse n'ibyishimo, suhuze diaspora mu bihugu bitandukanye hirya no hino. Nkuko mubizi, iyo tugiye gutangira content ishyashya tubanza kubibabwira cyangwa se kubibasaba kugira ngo muduhe inyunganizi ku byo tugiye kuganiraho. Ngiye bujye kujya mubana mu biganiro, nitwa uw'abanyarwanda cyangwa se Stone w'abanyarwanda. Twakoraga ibiganiro ngewe namwe bijyanye n'ubuzima bw'abantu, ariko byabaye ngombwa ko bigomba guhinduka bitewe n'uko babitubujije kongera kubikora. Hari impamvu nyine ntabwo twiyizi, ariko nyine impamvu nuko hari harimo ibibazo. Nanabasaba imbabazi mbihangane, mbabwira ati mutwihanganire kuba twari tumaze iminsi tutari kwa uploadinga, nyine nicyo kibazo cyabayemo. Mbere tubanje kubiseguraho nk'umuryango wa Beriki Foundation cyangwa se Beriki. Hari abantu benshi twabanye muri ibi biganiro byacu, hari abantu twabanye iwana mwatubaye hafi pe, ntabwo nareka kubivuga ko mwatatubaye hafi. Nukuri n'ibyishimo kuba mwaratubaye hafi kandi mukabasha kuduha n'inyunganizi. Hari abantu bagiye bafasha abo twagiye dukoresha bababaye. Mbere na mbere manze shimire Beriki wabashije gushinga umuryango wa Beriki Foundation, akageraho agafata cana akayishyira hanze kugira ngo igire benshi ivugira cyangwa se igire bamwe ibasha kugira icyo yabamarira. Nicyo rero narinje hano kugira ngo mbabwire. Tuzatangira gushiraho ibiganiro kuwa kane. Ni ibiganiro tuzatangira gushyiraho ibiganiro ndetse bijya gusa nk'ibyo twakoraga, ariko birimo stories z'urukundo cyangwa se n'ibiganiro bigiye bitandukanye, mbese bya showbiz, abastari, mbese bitandukanye n'ibyo mwabonaga. Ni igitekerezo rero twicaye twigaho hamwe n'umuryango wa Beriki. Turavuga ati reka none dushake uburyo duhindura content mu gihe iyi ngiyi ibashije guhagarara babitubujije, reka dukora indi. Ariko tudahwema ko mushobora gukomeza kudufasha muri ibi bikorwa byacu tugiye gukora cyangwa se muri ibi biganiro. Tuzadutumira ingeri zitandukanye, tuzadutumira abantu bakuze, dutumira abana, dutumira abakobwa, abasore ndetse n'inkumi, ndetse namwe abantu muri hanze b'aba diaspora ntabwo byatubuza kuganira. Hari uburyo tugiye kubikoramo, uburyo turi gutunganya icyumba tuzajya dukoreramo amashusho. Naha twicaye burya niho, ariko noneho ndifuza ko by'umwihariko mwatubera abajyanama, mbese mukatubera inshuti nkuko mutigeze muhema kuba tubera inshuti. Ubwo rero mu magambo make natumwe mvuga ko umuryango muri rusange ubashimira kandi unezerewe n'uburyo mwadufashemo n'uburyo mwatwakiriye. Ubu twakongera tukabisabira ko mwakomeza kudukurikira ku biganiro byacu. Hari impamvu nyinshi cyane zatumye dufata indi content. Ni content ijyanye n'ingo, uburyo zibayeho cyangwa se zubakwa, urukundo uburyo rwubakwa, amakupure uburyo abayeho. Tuzadutumira mama couple, hari benshi babikora ariko twe harimo umwihariko wacu. Tuzajya tugutumira dusangirire mu rugo, hanyuma tuganire bisanzwe n'ubuzima busanzwe tugiye kuganiraho. Ariko hari byinshi mushobora kuduha, harimo ababiturusha, harimo abafite ubuhanga kuturusha, mushobora kudufasha mukaduhereza inama zayo. Harimo ababyeyi, muzajya mubona abantu benshi babyeyi dutumira, abapasteri dutumira batubwira ku buzima bwo hanze. Retse amakupure tuzadutumira abantu babiri, ntabwo tuzadutumira umuntu umwe kandi abantu babiri babana. Tuzadutumira abantu babiri babana mu rugo, tubatumire mu kiganiro kimwe, ariko ari urugo cyangwa ari couple zikundana ariko zikundana ari babiri. Tuzadutumira umukobwa n'umuhungu,
batubwire uburyo bahuye, batubwire uburyo bakundanye, batubwire n'imbogamizi zabayeho mu rukundo rwabo, batubwire n'icyatumye, ndetse tuzadutumira n'abasaza n'abakecuru bamaze igihe kinini bakundana, batubwire ibanga bakoresheje mu kugira ngo bagirane umubano ungana uko, wo kuba basazanye, wo kuba bamaranye icyo gihe, bo kuba mbese uko nabivuga sinzi, murabizi mu rugo kenshi abantu bashaka kuganira, hari nabo tuzajya dusanga mu rugo iwabo tubashe kuganirirayo mu gihe bashaje cyangwa se batari bubashe kutugeraho, tuzajya tubasha kubageraho. Ikintu nababwira rero ni iki: ndifuza ko uwaba ashaka kujya aganira natwe wese ujye uduhamagara, nimero ibiri haho tugusange mu rugo. Mu buzima hari abantu bafite depression y'urukundo cyangwa se ibindi bintu, biba byiza burya yuganiriye n'umuntu kugira ngo yumve ikiri ku mutima we mu by'urukundo. Hari abantu benshi bababaye ariko bababajwe n'ibibazo byo mu ngo, ubuzima rusange, ubuzima bw'akazi. Ndishimira ko twafatanya abo bantu tukajya tubaganiriza tukumva n'ibyabo. Ikintu nshaka rero kuvuga ni iki: turashaka kumenya se twe urubyiruko abo badutanze mu ngo ni irihe banga bakoresheje kugira ngo ababyeyi bacu babe bagejeje igihe bakiri kumwe, ko ingo z'ubu ziri gusenyuka? Ni irihe banga mwe mwakoresheje nk'ababyeyi kugira ngo mwubake ingo zibe zikomeye kugeza izi saha, mutubyare tube tugeze izi saha? Ni irihe banga mwakoresheje kugira ngo ingo zanyu zikomere? Ndi kwifuza ko hari ubwo tuzajya dutumira urubyiruko, tugatumira n'abantu bakuze kugira ngo babashe kudusobanurira ese bo byagenze gute kugira ngo babashe guhura, bubaka urukundo rwabo rugeraho. Njyewe ndebye nsanga urukundo ruracyariho, ariko hari n'abatarufite. Ndi kwifuza rero ko n'utarufite yarugira, kandi twese dufatanyije mu buri nyigisho tuzajya dutanga cyangwa mu biganiro tugiye kujya dukora. Hari uburyo ushobora gukundana n'umuntu, hari uburyo n'abatandukanye njye namwe twabahuza kandi bagahura nta kibazo kiba kirimo. Ni kwifuza rero ko twafatanya uru rugendo jyewe namwe nk'abanyamuryango ba Beric, inshuti za Beric, Beric TV, Beric Foundation. Ndi kwifuza ko twafatanya urugendo. Nyaboneka abantu muri iyi minsi bafite ikibazo ngo nta rukundo rukibaho. Ndashaka none kujya abantu ndimo shaka kubabwira, ndashaka kujya mbatumira kugira ngo tubashe kuganira ku by'uru rukundo, sibyo? Tubashe kuganira ku by'aba bantu bo ubwabo, ibanga bafite mu rukundo bari dusangize, abahanga mu by'urukundo babidusangize. N'ingeri nyinshi tuzajya dutumira hano kuri Beric TV. Niyo mpamvu rero babwiraga ngo abatazongera kubona bya biganiro twakoraga guhera itariki y'uyu munsi, itariki 2, twabihagaritse. Ba bantu twatumiraga tuzajya tubatumira noneho ahubwo n'imiryango yabo bafite abakunzi. N'udafite umukunzi rega tumumushakire, n'udafite umukunzi aze hano avuga ubwo arashaka n'uwo yifuza, tumumushakire kandi bakundane, tubahuze. Tubahuze, inama tuzajya dukura hanga tujye tuzizirikana. Iyi rero ni channel igiye nkuko twajyaga dutanga ibitekerezo ku buzima bw'abantu, tukajya gusura abantu mu ntara tukabafasha, nge namwe dufatanyije. Ndifuza ko nibi tugiye kujya dufatanya, dutumire. Hari abana b'abakobwa baba batwite ugasanga abagabo barabataye, kubaganiriza birafasha cyane. Ngewe namwe rero ndabibisabiye, reka dukorane, dufate umuryango wa Beric Foundation tuwukomeze. Beric TV dukore subscribe kugira ngo n'abandi benshi, niba nta kintu bigutwaye udufatire, udusharingire. Niba nta mutima ufite wo kumva ko harimo ishyari, udusharingire. Ndi kwifuza ko ngiye namwe bishobora neza 100% dushobora gufatanya kandi tukubaka ikintu kinini. Twe turabisabiye, mutwegere aho mubona tubyishe, mudukosore, biraza kudufasha muri rusange. Reka mbashimire rero, kandi Uwiteka Imana akomeze kubarinda kandi akomeze kugumana namwe. Uwiteka Imana akomeze kugendana namwe mu nzira zose, kandi akomeze kubashoboza, akomeze gufasha imiryango yanyu, akomeze n'abakundanye mwitandukana. Nyaboneka urukundo ni ikintu gikomeye. Nureba neza mu buzima bwawe uraza gusanga umugabo akenera umugore, umugore agakenera umugabo. Ufata umugore wawe neza, ufata umukunzi wawe neza, wowe umwereke yuko ari umukunzi wawe mu rugo, umwereke yuko ugomba kumukunda, umwereke yuko wamukuye mu rugo iwabo akeneye kugira ngo mubane.
ndabinginze twifata urukundo ngo turukinishe. Kunda umugore wawe, wigira irari hirya ngo ugire irindi rari hirya. Icyiza nuko wafata umugore wawe cyangwa umukunzi wawe ukamugumana, cyangwa se nawe mugore ugafata umugabo wawe ukamugumana. Sibyo? Tureke kumva ngo runaka yaciye inyuma umugore we. Nta nyungu ya biriya bintu, nta nyungu yabyo habe nimwe. Inyungu ya biriya bintu ni ugusenya urugo rwawe. Sibyo? Inyungu ya biriya bintu ni ugusenya urugo rwawe. Nibyo tugira ngo rero tujye tuganiraho buri munsi, duhane inyunganizi, duhane mbese nge namwe tuganire kandi bitubere byiza muri twebwe. Reka rero tuzatangira gushiraho ikiganiro guhera kuwa 4 isaha ya saa 10. Nibwo ikiganiro cya mbere kizajyaho n'umutumirwa. Tuzaba twatumiye famiye abantu bakuze, babanze batuganirize, babanze badutere story, batubwire n'uburyo bahuye, n'uburyo mbese nibirebire. Ndashaka ko je namwe rero dufatanye uru rugendo n'abashwanye tukabahuza. Reka je mbashimire cyane, mbifuriza amahoro n'ibyishimo. Uwiteka akomeze kubarinda, mukomeze kudukora subscribe kuri Berike TV. Je twabanaga Niston w'Abanyarwanda, inshuti ya buri muntu, inshuti mbese inshuti y'abantu mwese mutuye kwisi. Kambabwire ngo bye bye.